murebe icyo tudahari ntabwo mwabonye His Excellency ari kuvuga ngo bad mw'abantu mwe mbafitiye ingoma mwarabibonye tuzengurukana na nyakubahwa perezida wa repubulika mu gikorwa cy'amatora njyewe na Bwiza n'abandi bahanzi bajyaga ahandi n'andi mashyaka yari afite abandi bahanzi umuziki na politiki y'igihugu biri kugendana neza. U Rwanda ufite uyu munsi cyangwa u Rwanda abanyarwanda dufite uyu munsi rupfana iki n'inkuru ya Bruce Melody? Inkuru y'u Rwanda n'inkuru ya Bruce Melody u Rwanda rugenda u Rwanda ruri mobile urumva nubwo leta ikwiye kubona ko ari twe ngaki ariko noneho zumva zidaho cyangwa muri party ya family y'ingagi okada ingagi ni party ya family yacu uko urumva so ntabwo mwagina noneho hageze igihe cy'uko abahanzi batangira gukurura abakerarugendo bakaza mu gihugu bataje kureba ingagi gusa baje kureba n'abantu bashobora kuganira nabo. Ndi mu bagize amahirwe yo kujya muri Rwanda Day gutanga ikiganiro for you to understand ko umuziki na politiki naho igihugu kijya biri kugendana neza. Ndagenda nk'umuhanzi ntabwo nagiye nk'umupolitisiye cyangwa se nk'uhagarariye ikindi kigo runaka, nagiye nk'umuhanzi mvuga nk'umuhanzi. Ibyo ni bigaragaza ko igihugu kiratubona, igihugu turi kurebana amaso ku maso, ahubwo twerekeze tugende dute. Niba turi kubwira abantu ngo visit Rwanda tunyuze muri Arsenal, ntekereza ko noneho bikwiye kuba noneho binyuze no mu mwana w'u Rwanda mu munyagihugu uzicara akabivuga uko biri, kubera ko natwe twatangiye kuri international. Abantu bari kutureba bakavuga bati umuziki wo mu Rwanda watangiye gufata East Africa, hakurikiyeho none Africa. Bafite ubwoba baragiye ko twaje. Ntabwo mwabonye His Excellency ari kuvuga ngo bad iyo ni indirimbo yanjye. Ndibuka ko hari urugendo nabuze aho ndigitira, hari urugendo nari mari aravuga ngo bad ndavuga ngiye ko Cristiano, ariko byari kugutungura ukurikije urugendo mwakoranye muri campaign ihero. Ntabwo ari umuntu usanzwe. Hari ukuntu bitarekeraho gutungura nyine byarantunguye, bihora ari bishyashya, ntabwo ari umuntu naka expecting ko ntagasanzwe. Rero yarabivuze numva birandenze. Ntabwo mwabonye His Excellency ari kuvuga ngo bad. Nigeze kumva indirimbo hano ivugamo igiswahili ngo bado na ni bado kweli.